hari icyo umuntu yakeka. Rero gufunga aba bantu babikora nabyo ni kimwe mu ngamba zigomba gufatwa n'ibyemezo bigomba gufatwa kugira ngo ibintu bicike. Kugarura ibicuruzwa byacurujwe cyangwa se biri ku masoko bitemewe n'amategeko nka ziriya jus, buriya ziriya mwabonye za Salama, za ababishinzwe bavuze ko ziva kuri comptoir cyangwa ziva mu maguriro, ziva mu masoko, ziva muri supermarket. Ubikigiye gukurikiraho ni inspection y'umuntu ukibicuruza kandi byakuwe ku isoko. Namwe rero mwumva ubu butumwa, ziriya jus za Salama rwose ntabwo zemewe. Muntu wese ugurisha umutobe wa Salama aho uri hose muri iki gihugu cy'u Rwanda, aka kanya tuvugana fata umene niba waranyoye n'ibishoboka ujye kwa muganga urebe ko uhagaze. Biragoye ko ushobora gusobanura ko umuntu ukora muri biriya bintu nawe adahita abona ko ziriya jus ziri kuroga abantu. Kuyungurura abayunguruza umwenda umeze nk'ira amaranje yandi bambikaga abana, linge bambikaga abana kera, niyo bakamuza. Ibyo ntabwo twabitangira cyangwa rwose muri Rwanda FDA. So nibyo twasanze biri hari. Ibyo byose rero hamwe baberetse ikidomoro kinini kirimo amajaga, iriya ngo ni final product yo gushyira mu tujerekani. Biya ntabwo bibaho. Hanyuma utujerekani tumwe na tumwe bakaturarana kugira ngo berekane umusaruro bakoze muri ya shift. Biriya byose niyo uzabona abana bafata izo product barwara ibicurane bidashira. Reka mbabwize ukuri, jewe abana banjye basuye sekuru barayibakirije. Mu bayobozi b'inzego z'ibanze ugasanga harimo ngo ushinzwe amakuru mu mudugudu. Wamubaza ati se hari ahantu waruhazi? Ndahazi rwose. Wigeze ujya urareba? Sinagiye ndareba. Wakoze iki? Agaceceka. Ubwo umuntu nyuma yaho ngaho umuntu yakeka iki? Aho niho havamo bya bintu byitwa ngo ibyuma, ngo nibuye, nayo mazina yabateye ubwoba, ngo inzoga yitwa icyuma cyangwa yitwa ibuye. Ibyo biba byakozwe n'abandi, n'abantu babonye ya ethanol cyangwa bya binyabutabire bitujuje ubuziranenge, nawe akagenda ntiyize shimi, ntazi uko bavanga, akagenda agashyiraho nyine agahita cyita icyuma nyine. Urumva umuntu wanyoye icyuma ukamera. Undebere ibyo bigega, ndebere izo nzoga zirimo. Amakuru abantu baturiye hano hantu baratubwiye ngo mu minsi ibiri, hagati y'iminsi 2 n'itatu abagiye fuso 3 zuzuye. Shift 3 bose bacinywa mu gikari mu karyango gahari, bakararamo hariya wabonye, barangiza bagasuka muri biriya video, bagahanagura, bagapakira mu modoka, bagatanga amasupermarché. Dr. Eric arabiberetse aho umwanda wabo uriya ruganda usohokera ni kuriya hasa. Hari ahantu ntabwo ari mu kirwa, ntabwo ari n'ahantu hatajya abantu, ni ahantu abantu bose babona. Ariko icyo nababwira cyo nari babwire n'abayobozi bashinzwe aka gace nabo bafite icyo bakurikirana, kuko ntabwo byaba nkaho biba nk'ahatari abantu. Wenda nicyo nagira ngo basobanurire, kuko muribone ko mu by'ukuri iyo amafoto atangira ubona ibintu byiza cyane ukibaza niba ari, ariko uko winjira imbere hahandi buri wese atagera. Yabasobanuriye kwinjiramo abapolisi byabaye ngombwa ko burira igipangu, ntabwo ari kuhamenera ngo umenye ayo. Bivuze ko barabihisha. Ubikora abikora bizi ko ibyo akora bitemewe, abikora bizi ko ibyo akora bihumanya abantu, abikora bizi ko ibyo akora ari inyungu zarebera gusa. Ari niyo mpamvu nta transparency mu mikorere ye. Ibintu arabisha nanyu mwayibonye. Nagira ngo icyo nacyo gitambuke. Dr. Niba duplaying iriya video yindi nayo tuyirebe noneho dutangira. Umwaka ushize ahantu twarahagiye, bamwe twarajyanye. Icyo gihe producer zavagamo hangaha zitwaga Inoza Misango.
hari abantu tugeze kujyana ahantu Indera, ni murimba mwebwe turi kumwe, yarakurikiranwe nyuma ubwo ubuyobozi n'ubutari bwakoze akazi kabwo aza guhindura izina rya company aryitwa Sky Brewery Limited, ariko mu by'ukuri ntiyakomeza gukora icyo yitaga inozamisango. Ubu ngubu akora ikindi nacyo turibone, we akora rikeri. Muri make abakurikiranwa aha ngaha, abakurikiranwa ba nyir'uruganda n'insubiracyaha. Nagira ngo mubyumve, bamwe nimubona amashusho murahibuka abo twajyanyeyo nabo. Murakoze. nakunganira fande, murabona ko hano nanone naho yatweretse mu gihe cy'ubugenzuzi. Murabona we nakomeza ndagenda bivuga nta kibazo. Murabona ko mu mashini mu by'ukuri ugenzuye inyubako ukagenzura mu mashini mu by'ukuri ukimwimye anabureza ahora n'ibibazo. Nahabye tweretse mu gihe cyo gusura na twamereye ibyangombwa. Noneho mu gikari cyaho yari yarafunze atwereka ko nta hantu bihuriye. Ufunguye umuryango rero uruganda yatweretse uhita utangira indi si ariyo yingiye. Iyi ni stock ya products ziri tayari kujya ku isoko, ariko akoresha amacupa avanye hirya no hino mu gihugu ndetse no hanze yacyo, hanyuma akayapakingamo inzoga ye. Dore murabona ko zarimo za Hanson n'izindi zitandukanye na za RF, za zindi zose tubona ziri imported n'izana mu Rwanda. Iyi ni stock yiwe. Ngo ya matanka tubuza gukoresha muri production y'inzoga zisembuye we yarakiyakoresha, ariko ahantu tugiye twaccessinga na rimwe mu gihe cy'ubugenzuzi kugira ngo abone ibyangombwa. Mu ndebero umwanda aya macupa ntabwo araza naza kujyamo ya nzoga. Ari amacupa mubona arategereje ko baza ku isoko bakayipfundikira. Aha ni handi rero tutigeze tubona mu gihe cy'ubugenzuzi. Mu ndebero ibyo bigega, ndebero izo nzoga zirimo. Amakuru abantu baturiye hano hantu baratubwiye ngo mu minsi ibiri, hagati y'iminsi 2 n'itatu abagiye fuse 3 zuzuye. Dore ngaha akorera mu ndebero aho yatweretse n'ahakorera ukuntu hatandukanye. Ubwo twahinjiraga hari kuwa kabiri ushize yatweretse ko ataheruka kuhakorera, ariko umwuka wari urimo wonyine n'ibyo binogo hano amakaratari harimo amazi. Bari bamaze kuhakoropa, ariko murabizi ko iyo amazi yagiye ahantu hatari karo atinda kuma, cyo kimwe n'ikaro. Umwuka n'ibimenyetso byonyine byaramufatishaga. Abafatanyabikorwa beza rero noneho ngira ngo ubu murabavugizi beza, ubutumwa bugeraho bugomba kugera, ndetse nk'uko dusanzwe dufatanya turwanye ibyaha. Murabona ko mukurikije amashusho na video mumaze kubona, murabona ko ibi bintu nta muntu utekereza wakabyihanganiye. Twese tugomba gufatanya, kuko ibi ngibi ni ukwangiza ubuzima bw'Abanyarwanda. Ibikorwa rero mubona byafatiwe
aya mafoto na bariya abantu bafashwe na biriya binyobwa bitujuje ubuziranenge byafashwe muri operation ya Usalama ya 11 yabereye mu Rwanda, akaba ari Usalama operation ngira ngo si ubwa mbere duhura tuvuga kuri Usalama. Yatangiye tariki ya 15 irangira 17 Ukwakira, ndetse ni igikorwa ngarukamwaka kiba gitegurwa kandi gihuriweho n'inzego zitandukanye n'ibihugu bitandukanye biri mu muryango abayobozi ba polisi mu karere k'Iburasirazuba witwa EAPCO, East African Police Regional Organization, ifatanyije na Interpol. Ni igikorwa kiba kigamije mu by'ukuri kurwanya ibikorwa nk'ibi ngibi, kurwanya ibicuruzwa, ibinyobwa, ibiribwa, imiti, ibikoresho bitandukanye bitujuje ubuziranenge cyangwa se ibyiganano hanze aha bizwi ngo pirate. Ndetse ni igikorwa kiba kigamije no kugira ngo n'abantu bishora muri ibi bikorwa bakurikiranwe, bahanwe, kuko ibi ni ibikorwa bitemewe n'amategeko. Ndetse n'inganda nka ziriya mwabonye Joyline na Sky Brewery Limited nazo zifungwe n'ababikora bihishe mu mutaka w'ubushoramari, nabo bakurikiranwa. Ndetse ikindi kiba kigamijwe ni no gukusanya amakuru bikamenyekana aho ibi bikorwa ibicuruzwa bituruka, niba ari bituruka hanze y'igihugu bigakumirwa, ndetse niba ari bikorerwa mu gihugu nabyo bikarwanwa. Ni igikorwa rero cyakozwe hano mu Rwanda dufatanyije n'inzego zitandukanye, RIB, polisi y'igihugu, Rwanda FDA, RICA, RSB ni Rwanda Standard Board, urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka, REG, REMA na Smart Kigali. Izo nzego zose zarafatanyije kugira ngo iyi operation igende neza. Agaciro k'ibyafashwe byose hamwe bingana na miliyoni 106 n'ibihumbi 728 n'amafaranga 443 angana n'amadolari tugeranyije arenga ibihumbi 74. Ibyafashwe rero bigahita byangizwa kuko biriya mwabonye hariya n'impagararize arizo sample. Urabona nka biriya bitanka ntabwo twabiterura ngo tubizane hariya, igikurikiraho nuko bihita bimenwa bikangizwa, nabwo bikamenwa mu buryo bwubahirije ibidukikije. Ibyafashwe rero bikangizwa harimo ibifite agaciro ka miliyoni 104, ndetse hari ibigo mwarabibonye nka ziriya company, ziriya nganda, hari za farumasi, ndetse n'abantu ku giti cyabo bagiye bacibwa amande bigendanye n'uko itegeko ribiteganya. Amande yaciwe angana na miliyoni 107 n'ibihumbi 824 n'amafaranga 663. Abatanze rero amande harimo abacuruzi bacuruza ibicuruzwa bituje ubuziranenge cyangwa ibyiganano bigira ingaruka mbi ku buzima bw'abantu, ndetse abaciwe amande harimo abahaniwe kudakurikiza amabwiriza ajyanye n'ubuziranenge. Abakekwa bose bafashwe mu gihugu hose ni 72, bafungiye kuri za sitasiyo zitandukanye. Inganda zafunzwe 4, farumasi 8 zakoraga nabwo mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Iyo turi muri iki gikorwa tureba muri sector zose, ntabwo rero urumva sector ijyanye n'imiti twayibagirwa nka farumasi, kuko nabo hariho abashobora gukora ibinyuranyije n'amategeko. Muri product mwabonye harimo na product za cosmetics, amavuta yo kwisiga atemewe, amwe ahindura uruhu, ayo nayo mu byafashwe nabyo birimo. Ibicuruzwa rero byafashwe biri mu byiciro bitandukanye. Hari ibiri
mu byiciro by'ibisukika cyangwa ibinyobwa hafashwe litiro zingana n'ibihumbi na 19 z'ibinyobwa bituje ubuziranenge birimo ibisindisha n'ibidasindisha bifite agaciro kangana n'amafaranga y'u Rwanda arenga miliyoni 67. Muri ibi byafashwe hafashwe n'inyama zitujuje cyangwa zitwarwa mu buryo butemewe n'amategeko. Muzi ko inyama zifite uburyo zitwarwamo, ugasanga inyama cyangwa se inkoko zatwawe mu mufuka uvamo ibiryo by'inkoko. Ntabwo ibyo biba byemewe. Izo nazo inyama zifite agaciro k'ibihumbi ka miliyoni 36 nazo ubwo bifashwe nta kundi birangizwa, kuko ntabwo biba bigomba kunyobwa cyangwa kuribwa iyo ari ibiribwa. Ibinyobwa rero byarengeje igihe birimo za Coca-Cola, za Mirinda, Exo, umutobe wa orange na champagne n'izitwa za Savana juice bifite agaciro ka miliyoni 1, arenga miliyoni 1 nabyo byaratwitswe byarangijwe. Ibiyobyabwenge rero nabyo byafashwe, ngira ngo mwayibonye hariya twazanye impagararizi z'urumogi mu gihugu hose hafashwe ibiro bingana na 70 kg. Hariya ibyo dufite ni sample nkeya, babifunga mu kintu nakita kabure kanini bo ku mazina yabo ngo bita ngo ni Subaru. Iyo Subaru iba irimo utundi abacuruza bakuramo ngo utundi tubure 5 tungana n'umutekero wa buri muntu, ngo kurangura Subaru ni ibihumbi 5. Ubwo ucuruza rero urumva agomba gukuramo inyungu. Ibyo ku rwego rw'urumogi. Amavuta yo kwisiga temewe afite agaciro kangana n'ibihumbi 162 nabyo byarafashwe bikaba bigomba kwangiza. Twavuze ku bwikorezi bunyuranyije n'amategeko burimo n'inkwi ndetse gafite agaciro kangana n'ibihumbi 975. Mwabonye no mu byafashwe harimo kuri umuntu afata nk'icupa, ngira ngo hariya abenshi mu bafashe amafoto batangajwe no kubona icupa rya Heineken harimo jingo yitwa ngo umuhuza. Icupa rya Heineken rifite brand agapfukamo ikintu cyitwa ngo ni umuhuza, utamenya ngo ni ikintu ki. Ubu kandi abantu bakabinywa. Urumva byonyine nabyo ni ukwangiza brand y'abantu, kubona icupa ry'uruganda ruzwi bafunzemo ikindi kintu. Amakarito 118 y'inzoga byitwa ikaze drink, amakarito 7 ya ibyo bita ngo Masanga Gin zidafite kashe ya Rwanda Revenue Authority, amakarito 68 ngo irimo icyitwa ngo one sip drink, n'amazina yabatangaje. One sip drink bivuga iki? One sip ugahita urangira, gusoma rimwe gusa ugahita urangira, nicyo bivuga. Ni one sip nyine, muraza kubibona hariya ibintu biteye ubwoba. Ubwo ibyo byose ntibiba bizwaho bikorerwa, nta uba warahaye ibyangombwa Rwanda Revenue ari Rwanda FDA. Niba abantu bararuzi ibintu bagashyiraho ngo, maze ikibabaza no kusanga hari abantu babinywa. Amacupa ya plastike no gupfunyika muri amacupa ya plastike nabyo bitemewe n'amategeko. Muri make ibyafashwe biri muri izo kategori cyangwa muri izo ngeri. Mu rwego rero rwo guca intege ibi bikorwa hafashwe n'ingamba zitandukanye, harimo guca amande abashobora gukosoka ndetse no gufunga inganda zimwe na zimwe. Ziriya mwabonye twaberetse ku mashusho zirafunze, na ba nyirazo nabo cyangwa abakozi bamwe barafunze, ndetse no gufunga ababigizemo uruhare. Buriya bariya mwabonye nabo turaza kubasobanura, harimo n'abayobozi b'inzego z'ibanze. Mu bayobozi b'inzego z'ibanze ugasanga harimo ngo ushinzwe amakuru mu mudugudu,
wamubaza ati se hari ahantu waruhazi? Ndahazi rwose. Wigeze ujyayo urareba? Sinagiyeyo ndareba. Wakoze iki? Agaceceka. Ubwo umuntu nyuma yaho ngaho umuntu yakeka iki? Hari icyo umuntu yakeka. Rero gufunga aba bantu babikora nabyo ni kimwe mu ngamba zigomba gufatwa n'ibyemezo bigomba gufatwa kugira ngo ibintu bicike. Kugarura ibicuruzwa byacurujwe cyangwa se biri ku masoko bitemewe n'amategeko, nka ziriya jus, buriya ziriya mwabonye za Salama, za ababishinzwe bavuze ko ziva kuri comptoir cyangwa ziva mu maguriro, ziva mu masoko, ziva muri supermarket. Ubu kigiye gukurikiraho ni inspection y'umuntu ukibicuruza kandi byakuwe ku isoko. Namwe rero mwumva ubu butumwa, ziriya jus za Salama rwose ntabwo zemewe. Hanze hari umuntu watubwiye ngo ye baba we, ndi kumureba hano muri bagenzi bacu, ngo kwijinye ifite mu rugo. Icyo namubwiye nti subira ugende nyine uhituyimena. Rero no kwangiza biriya byose biba bihari ntabwo rwose. So mu nganda rero hari inganda ebyiri za company na company imwe byafashwe bikora mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Ni iriya Joyland mwayibonye iri mu karere ka Nyarugenge muri Mageragere, rukora umutobe wa Salama. Ngira ngo mwabonye ko biyongereho no gukora steel wire. Iperereza rero ryagaragaje isuku nkeya muri uriya ruganda ndetse n'uburyo bwo gukora jus mu buryo butujuje ubuziranenge. Nyirayo ni Murekatete Rebecca, akaba ari we wanditse mu byangombwa mwamubonye. Yari yegeranye n'umugabo witwa Karangwa Thomas wari wambaye iby'umweru. Uriya Karangwa Thomas nubwo uruganda rutamwanditseho, rwanditse ku mugore we, ariko niwe ukurikira management ya buri munsi. Niwe uhemba abakozi, niwe ugura, niwe ugurisha, niwe uko wangaje abakozi. Biriya byose biriya mwabonye ku ifoto byose biri ku mutwe we, arabizi ko bimeze kuriya, binakorwa kuriya. Hari Sky Brewery Limited iherereye mu karere ka Gasabo, umurenge wa Ndera, ngira ngo mwayibonye nayo. Ni uruganda rukora ibinyobwa bisindisha bitujuje ubuziranenge, ndetse pereza twakoze muri operation byagaragaje umwanda ukabije urimo. Ariko amayeri bakoresha ngira ngo mwayabonye, mugenzi wanjye Dr. Eric yabibasobanuriye ukuntu muri presentation iyo bagiye kwiyandikisha basaba icyangombwa berekana ahantu heza rwose, wareba n'imashini ukabona zujuje igihe, nako zimeze neza, zujuje ubuziranenge, ukavuga ati uyu ni umushoramari wa nyawe. Bagishingura ibirenge aho ngaho, hirya y'aho ngaho abarateguye uburyo akora ibikorwa bitujuje ubuziranenge cyangwa bitemewe n'amategeko nk'uko mwabibonye. Nyirarwo rero Ntwari Abel ni umuyobozi w'uruganda, yaratorotse, aracyashakishwa. Icyo dusaba abantu rero, wabazi aho Ntwari Abel nyir'uruganda rwa Sky Brewery ngo rukora ikinyobwa cyitwa Intwari yaduha amakuru. Arashakishwa. Kumva ko yatoroka agatoroka ubutabera, icyo namubwira, ukuboko k'ubutabera ni kurekure kuzamugeraho. Ibyiza yiripotinge, cyangwa se abaturage icyo nzi cyo nibumva ubutumwa ntawe uri bumuhishire. Hari urundi ruganda rero, indi company yitwa N&P Company iherereye mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Gitega. Umuyobozi warwo yitwa Pierre Nizeyuhoraho, niwe muyobozi wayo. Nawe yamenye inkuru aratoroka, ubu aracyashakishwa. Abaturage turabasaba guhamenya amakuru y'umugabo witwa Pierre Nizeyuhoraho ko yaduha amakuru, kuko nawe arakurikiranwaho ibyaha
byo kudakurikiza ubuziranenge, byo gukora ibinyuranyije n'amategeko. Iyi kampani ye rero yo yasanganywe ikinyabutabire cyitwa ethanol. Afite icyangombwa cyo kuba yacuruza izi ethanol, ariko yabibitse mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Ethanol ni ikinyabutabire gifasha mu gukora ibinyobwa bisembuye, no gukoresha ijambo ngo bisindisha bisembuye. Iyi N.I.P. company ubundi yayanditse mu mazina ye ni Nizeyuhoraho Pierre, N.I.P. Pierre. Uyu rero nubwo yemerewe gutumiza ethanol nk'ikinyabutabire fatizo mu gukora ibinyobwa bisembuye, afite inshingano zo kugicuruza n'abantu babifitiye ibyangombwa. We rero icyo akurikiranyweho nuko iyi ethanol twasanze ayicuruza mu buryo bw'amagendo. Mu buryo bw'amagendo iki turaza kwibereka hariya, agafata uducupa twavuyemo amazi acuruzwa hano mu Rwanda, akajya aha abantu, no kuvuga ngo baguraga mu ducupa, kandi ibyo ntibyemewe. Noneho agacuruza n'abantu batemerewe, badafite ibyangombwa byo kuba bakora ibinyobwa bisembuye. Aho niho havamo bya bintu byitwa ngo ibyuma, ngo nibuye n'ayo mazina yabateye ubwoba, ngo inzoga yitwa icyuma cyangwa yitwa ibuye. Ibyo biba byakozwe n'abandi, n'abantu babonye ya ethanol cyangwa bya binyabutabire bitujuje ubuziranenge, nawe akagenda, ntiyize shimi, ntazi uko bavanga, akagenda agashyiraho nyine agahita akita icyuma. Nyine urumva umuntu wanyoye icyuma uko amera, cyangwa ibuye. Umuntu nk'uwo rero, umuntu nk'uwo uba washatse inyungu bwiteze akazisimbuza ubuzima bw'Abanyarwanda, umuntu ukora igikorwa nk'iki ngiki atitaye ku ngaruka zishobora kuvaho, ntabwo ari ibintu bigomba kwihanganirwa. Abakurikiranywe rero, navuze ko mu gihugu hose hari 72, aba 15 ni abari mu mujyi wa Kigali twifashishije kugira ngo tubereke, hato mutagira ngo ni ibikorwa by'amagambo gusa, ndetse mubamenye kuko hanze habazwi nk'aba rwiyemezamirimo n'abashoramari. Ntimwabibonye, ariko ibyo bakora ntabwo ari ibya rwiyemezamirimo wifuzwa muri iki gihugu. Muri Joyland, ruriya ruganda mwabonye rwa mbere Joyland ruhereye Mageragere, Murekatete Rebecca yarafashwe, mwamubonye, ndetse afatanwa n'umugabo we Karangwa Thomas, kuko niwe wari ushinzwe akazi ka buri munsi. Hafatwa na Ishimwe Chanceline witwa production manager, ushinzwe umusaruro, kuko production manager ufite umutima wa kimuntu, uzi icyo ubuziranenge buvuga, ntabwo kwemera ko ibintu nka biriya mwabonye bibaho. Afazari yasezera akazi. Hari na Maniraguha Beatrice ushinzwe ububiko, store keeper. Wabonye ukuntu biba bimeze, bavanga ibintu. Niyo Muhoza Aline akaba ari umubitsi. Noneho rero abayobozi b'inzego zibanze muri hariya Mageragere, Manishimwe Jean d'Amour ushinzwe isuku n'isukura mu murenge wa Mageragere. Waba uri umuyobozi ushinzwe isuku n'isukura ukemera ko ibikorwa nka biriya byangiza ibidukikije ko bibaho, ugaceceka, akazi kawe ntabwo ugakora neza? Cyangwa se hari ikindi kiba cyakozwe na nyiri uruganda kugira ngo umuntu aceceke? Ibyo nabyo bigikorwaho iperereza. Munyaneza Sylvestre, umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Kankuba, mu Rwanashyaka Emmanuel ushinzwe umutekano wa Karukina. Mbwira, waba ushinzwe umutekano, amakuru nkariya ushinzwe umutekano koko, amakuru nkariya wirirwana nabo ugaceceka? Hanyuma kuri N.I.P. company, bira navuze ucuruza kira kinyabutabire cya ethanol,
Nshimiyimana Fabien ushinzwe umutungo ndetse no kugemura ibicuruzwa. Iyankijije Moise ushinzwe kwamamaza, niwe ugenda wamamaza etanoro, kandi we ntabwo ari ukwamamaza, ni ukuvuga ngo umuntu ufite license, ufite ibyangombwa abaza aho agomba kuyigurira. Ndayambaje Pierre, uyu nawe ni transporter ukora nk'umumotari wirirwa agemurira etanoro b'abantu bayishaka muri twa ducupa. Kuri Sky Brewery hari Nyampinga Olive ushinzwe abakozi, Rwego Sikit ushinzwe kwamamaza ibikorwa by'uruganda, Renzaho Maene umukuru w'umudugudu hariya Indera. Ikitonderwa hano, Ntwari Abel n'uwo bafatanya ariwe mama we Nyiraneza Claudine, bamenye ko ibikorwa nk'ibi biri gukorwa baratoroka. Turasaba rero abanyarwanda bafite amakuru y'aho Abel Ntwari na Nyiraneza Claudine baherereye ko batanga amakuru ku nzego, ari polisi, ari RIB zibegereye, kuko ibikorwa bakora ntabwo byemewe n'amategeko kandi ntabwo bikwiriye kwihanganirwa. Hari undi rero nawe witwa Sebahinze Mire, akaba ari umucuruzi w'inzoga zitemewe ukorera mu karere ka Gasabo, umurenge wa Rusororo. Nawe afata amacupa agashyiramo ibintu by'ubwoko bwose, bararuje, abantu bose bigize abashimiste, bigize abenzi. Sinzi icyakora icyo nzi cyo turaza kubahagurukira dufatanyije n'abaturage. Rero uburyo babikoramo, usanga ibikorwa bakora ari ibikorwa byangiza ibidukikije, aho mwabonye iriya myanda, ariya matiyo, ziriya nganda, nta kwita ku bidukikije. Ngira ngo Dr. Eric yabasobanuriye neza. Ubona aho iriya myanda imeneka, uko ibyatsi biba, wibaza mu nda bimera bite. Mu bundi buryo rero bakoramo ibyaha, bahindura za etikete cyangwa ibirango, bagahindura amatariki ikintu cyakoreweho, cyangwa bakavuga ngo iki kinyobwa gikozwe muri ibi bintu, kandi mu by'ukuri ntibigeze bapima, no gushyiraho za etikete gusa. Ikindi kuri NYNP ngira ngo byumvikanye neza uko uburyo etanoro yinjira mu Rwanda, ni uburyo buri controle. Umuntu wayihawe nawe abafite amabwiriza agomba kugenderaho, ntabwo agomba gucuruza mu buryo bw'amagendo aha abantu batabifitiye n'ibyangombwa. We rero n'ubwo buryo abikoramo, ndetse mu kujijisha bagashyira muri utu ducupa ngo tw'amazi. Nubwo umuntu yagafata, kuko etanol nyine isa nk'amazi, ntabwo wamenya ngo ni iki kirimo, kandi muzi ingaruka. Dr. aza kubasobanura neza ingaruka etanol igira ku buzima bw'abantu. Iyi Sky Brewery Fande yari yabivuzeho, ni uruganda muri Operation Usalama y'ubushize rwarafunzwe, nyirarwo akurikiranwa n'amategeko ndetse arahanwa. Nk'uko mbere rwakoraga ngo inzoga yitwa ngo inoza misango, ruhagariwe na Nyiraneza, abarongera noneho baragenda barafungura uruganda ruza ari urwa Ntwari Abel, ruri noneho ruvuga ko rukora indi nzoga yitwa Intwari. Ibyo byose rero ni amayeri cyangwa se ni modus operandi, cyangwa amayeri bakoresha kugira ngo bakore ibintu nk'ibi ngibi bidakurikije amategeko. Ndetse ugasanga bimwe no mu byo bakora, barakora ibintu bataherewe ibyangombwa. Ugasanga barigana stamp ya RSSB, kuko kiriya kinyobwa ntabwo ushobora kubona ya stamp ya RSSB. Ugasanga nanone barigana ziriya stamp za Rwanda Revenue. Ibyaha rero bakurikiranweho, icyambere ni uguha umuntu ikintu gishobora kwica cyangwa gushegesha ubuzima bwe, gihanwa n'ingingo y'115 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Baramutse babihamijwe n'urukiko, igihano bahabwa ni igifungo cy'imyaka ibiri ariko kitarenze imyaka 3, akiyongeraho n'ihazabu hagati y'ibihumbi 300 na 500.
icyaha cya kabiri guhimba guhindura inyandiko gihanwa n'ingingo ya 276 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Igihano bahabwa baramutse babihamijwe n'urukiko ni igifungo hagati y'imyaka 5 n'irindwi, hakiyongeraho n'ihazabu y'amafaranga hagati ya miliyoni 2 n'eshatu. Hano harimo n'icyaha cy'iyezandonke. Icyaha cy'iyezandonke ni icyaha gikorwa aho umutungo yabonye mu buryo butemewe n'amategeko ashaka kugaragaza nkaho yabibonye mu buryo bwemewe n'amategeko. Urugero, mwabonye nka ruriya ruganda, uturutse hari imbere ushobora kugira ngo umutungo afite uva muri ruriya ruganda, ariko inyuma hari ibikorwa bitemewe n'amategeko ndetse no kutubahiriza ubuziranenge no kutubahiriza amategeko. Uwabibona rero ugasanga ukagira ngo umutungo afite yabubonye mu buryo bwiza. Hano iperereza rero cyakorwa no kureba ko nta bikorwa bya ruswa birimo. Bikorwa bya ruswa birimo. Kuko iperereza ntabwo ryahagaze rizakomeza, ndetse na operation ntabwo zahagaze zizakomeza. Igihano rero kuri iki cyaha cy'iyezandonke, ingingo ihana iyezandonke ni ingingo ya 54 y'itegeko ryerekeye gukumira no guhana iyezandonke. Igihano baramutse babihamijwe n'urukiko ni igifungo cy'imyaka 10 kugera kuri 15, hakongeraho n'ihazabu yikubye kuva kuri 3 kugeza kuri 5 k'agaciro k'iyezandonke yejejwe. Buriya rero n'abayobozi b'inzego z'ibanze bakurikiranyweho naho icyaha cyo guhishira icyaha cy'ubugome, kutamenyekanisha icyaha cy'ubugome cyangwa icyaha gikomeye. Ni ingingo ya 243 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Igihano baramutse babihamijwe n'urukiko ni ugufungwa hagati y'amezi 6 n'umwaka umwe, hakiyongeraho n'ihazabu hagati y'ibihumbi 100 n'ibihumbi 300. Ubutumwa rero tugira ngo dutange, ubutumwa bwa mbere dutanga turabugenera ba rwiyemezamirimo cyangwa se abashoramari. Ndagira ngo mudufashe ubutumwa mubagezeho neza. Ubutumwa bugenewe ba rwiyemezamirimo n'abashoramari. Kuba rwiyemezamirimo ntibiguha ubudahangarwa bwo kudakurikiranwa n'amategeko igihe cyose wayarenzeho. Kuba rwiyemezamirimo ntabwo biguha ububasha cyangwa uburenganzira bwo kudakurikiza ibyo amategeko ateganya. Rwiyemezamirimo ushaka gutinda muri business ye arinda igishoro cye cyangwa se investment ye mu buryo bwo gukurikiza amategeko, niko kurinda igishoro cyawe. Rwiyemezamirimo ureba kure ntabwo agomba kurutisha inyungu bwite ubuzima bw'abanyarwanda cyangwa ubuzima bw'abantu, aho yumva ko yakora ibintu nka biriya zimeze kuriya zituje ubuziranenge kugira ngo wabone ubukire, agwize amafaranga, hanyuma ubuzima bw'abantu ntabwiteho. Ntabwo rwiyemezamirimo umeze gutyo akenewe muri iki gihugu. Burya nubwo waba utanga imisoro, warahawe igihembo cya Rwanda Revenue nk'umusoresha mwiza, ariko nyuma yaho udakurikiza amategeko, ntacyo byaba bivuze. Ibyo ntabwo ari ubudahangarwa. Ntabwo biguha ubudahangarwa igihe cyose utubahiriza amategeko n'amabwiriza y'ubuziranenge. Impamvu ubu butumwa mbutanze nuko muri bariya bafashwe mu gufatwa kwabo batwishongoyeho cyane. Muzi igishoro jewe nashoye, ahantu ukandagiye kubera isukari, twese twize secondaire, ahantu ukandagiye urukweto kugira ngo rubakure byabaga bimeze nka sumako. Ngira ngo mwabonye ahantu hamenetse isukari nyinshi ukuntu iyo yakoze haba niko byari bimeze. Murumva kugira ngo
iyo effective murumva ingano y'isukari ihari. Kuyungurura bayunguruza umwenda umeze nk'ira amaranje yandi bambikaga abana, linge bambikaga abana kera, niyo bakamuza. Ibyo ntabwo twabitangira cyangwa rwose muri Rwanda FDA. So nibyo twasanze biri hari. Ibyo byose rero hamwe baberetse ikidomoro kinini kirimo amajag, iriya ngo ni final product yo gushyira mu tujerekani. Bya ntabwo bibaho. Hanyuma utujerekani tumwe na tumwe bakaturarana kugira ngo berekane umusaruro bakoze muri ya shift. Biriya byose niyo uzabona abana bafata izo product barwara ibicurane bidashira. Reka mbabwize ukuri, jewe abana banjye basuye sekuru barayibakirije. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ngo zino produit dushobora kuba twe dufite amakuru tukazirinda, ariko nitudafatikanye abana bacu, bene wacu, abo dufite, abo duhuriye, cyangwa se abadukomokaho, cyangwa se abanyarwanda, bizabageraho. Ibyo byo ntabwo tuhabihagarika. Birasaba rero ko dufatikanye. Biragoye ko ushobora gusobanura ko umuntu ukora muri biriya bintu nawe adahita abona ko ziriya ji ziri kuroga abantu. Ntekereza ko abashobora kuba bahakora bazinywa ari bake cyane. Niba ugiye gushaka akazi rwose karabuze, ni ukugashakisha cyane, ariko ugasanga uhawe akazi mu ruganda nka ruriya, birakwiriye ko nawe ushyiramo unyurabwenge nk'umunyarwanda wiha agaciro. Nyuma ya bagenzi banjye kuba babahaye ikiganiro, ndibaza ko ibyanjye bitari bibe byinshi, wenda ubwo turaza kongera kuganira tubigarukeho mu gihe cy'ibibazo. Ariko ni byiza ko twibukiranye, iyo umuntu atangije uruganda cyangwa company igiye gukora ubucuruzi runaka, nuko biba bigaragara ko hari icyo aje gutanga. Icyambere ni ugutanga icyo abanyarwanda bakeneye cyangwa icyo isoko rikeneye. Icyo ni kimwe. Icya kabiri nuko agomba gutanga akazi, ntabwo ari ugukora icyo bita cheap labor. Babigarutseho, izi nganda zose bababwira nta muntu n'umwe urimo wize ibijyanye na food security, nutrition n'ibindi byose bifite aho bihuriye no kuba yaba umuntu w'umunyamwuga watunganya biriya bintu ku buryo byaribwa n'abantu. Ni abantu baba batazi icyo bakora, babwirwa icyo gukora. Mu kanya ndabereka kamwe mu ka video, yenda ndaza kubasaba baze kuka playing hariya nidusoza. Ntibazi n'icyo bakora, ntibazi n'ingaruka, ntibazi n'ibyo barimo bakora, kandi n'abantu bahembwa ubusa intica ntikize nk'abanyakabyizi make cyane ashoboka. Bivuze ko harimo na exploitation, harimo ku exploiter, harimo gukoresha abantu mu buryo batazi n'uburenganzira bwabo. Uyu munsi niba mwabonye ibyatsi biri inyuma ya ruriya ruganda byumye kuriya, ese uriya mwana ubikoramo n'intoki ze umunsi ku wundi, bugacya bukira, kuwa mbere kugeza ku cyumweru, ukwezi kwa mbere kukirenga n'umwaka ugashira, uribaza we bimufiteho ngaruka ki? Ariko kuko atabizi, atazi n'uburenganzira bwe, we ashukishwa dufaranga akajyamo agakora ibyo ashaka. Ngira ngo mwabonyeho barara. Ubwabyo bihita bikugaragariza ko ubikora arareba indonke ye, arareba inyungu ye gusa, nta bunyangamugayo burimo rwose. N'abantu bakwiriye kugabo. Ikindi baba bitezweho ko bari gusore hakavamo amafaranga afasha igihugu. Ntabwo wakora uruganda nka ruriya muri bwa buryo wihisha, uhisha ibyo ukora, ngo noneho uyu munsi umuntu wa Rwanda Revenue azamenye ko unasora. Nubwo birata ngo barasora, wakora usora gute hariya? Wasora kandi n'imashini za zindi bagaragaza iyo baje muri inspection zigaragara ko zitigeze zikora nari ikuribona. Uruhagira ukabona atari ko se uruganda ko rudakora. Urumva se umuntu wa Rwanda Revenue naza agasanga rudakora, azamwa fagitire y'umusoro? Baratubeshya. Harimo ikiro nk'icyo. Ariko kimwe mu kindi cyemezo agomba guhabwa ni ikijyanye no kuba zubahiriza ibidukikije, kurinda ibidukikije, ibitugebera ku bantu
bihera abantu aho bakorera ariko n'abazengurutsa. Na ukibaza harya bayobozi dufatanyije gufasha abanyarwanda kuzamura imibereho yabo, iyo unyuze hari ukabona biriya bintu warangiza ukiyita umuyobozi kweli. Hari aho ugiye nibaza nkavuga ntiyaba ari nk'abapolisi, wenda uyu munsi tuba tuvuga ibindi ariko bo bafite ukundi bagengwa n'ibyabo, ariko yabaza ko ari nk'umupolisi. Rero zimwe mu ngaruka dufite uyu munsi, reka mbasubize gatoya kuri uno muntu ucuruza ethanol. Dr. Eric yabisobanura, ariko bamwe mu bantu bahabwa ethanol mu buryo butemewe ni abakora inzoga yitwa ibuye. Iyi nzoga igaragara cyane mu karere ka Nyabihu. Umuntu wa Nyabihu dukurikiye aka kanya cyangwa uzabikurikira, ukaba ucuruza ibuye, ukaba waranyweye ibuye, iryo buye rizakubera igisyo. Ni ikibazo gikomeye. Kandi uyu nguyu ni nawe utanga ethanol ku ruganda narwo rutemewe rukora iyo bita icyuma. Iki cyuma ntabwo ari mu karere kamwe gusa, biri ahantu henshi, ngira ngo abanyamakuru benshi murabivuga ibyuma. Rero zimwe mu ngaruka uyu munsi tuvuga, wenda mu buryo buziguye tubivuge gutyo, ni ubusinzi, urugomo bukabije ruri mu rubyiruko benshi baba banyweye inzoga nk'izi ngizi. Sinzi ngo ethanol ni ku kigero kingana iki ituma iyobya ubwenge umuntu akisanga muri state cyangwa eta ituma afata ibyemezo bya kinyamaswa bidakwiriye. Ariko navuga ko ku kigero kinini bishobora kuba biri inyuma y'ibi byose tumaze imisi tubona bisigaye biri muri society yacu. Mu yandi magambo, dufite abantu bungukira mu kwangiza ubuzima, umutuzo w'umudendezo w'abandi. Ntabwo tuzabyihanganira. Ariko ibintu byangiza n'ubuzima bwo mu mutwe. Usigaye ureba nk'umuntu unywa ibintu nk'ibi cyangwa bisa n'ibindi tutarabona hanga tutarafata tugikurikirana, bikagushobera uko abaye, uko atekereza n'uburyo yitwara. Bishobora kuba bifite uruhare mu bintu bikomeye cyane byangiriza ubuzima bwo mu mutwe mu Banyarwanda. Ariko ibi ngibi bihombye igihugu. Uyu munsi ngira ngo kuwa gatanu nibwo twaganaga kuri iki kibazo, hari umuganga avuga ati biranashoboka ko dufite abana basigaye barwara diabete. Sanga umwana w'imyaka 10 yarwaye diabete, yarwaye igifu, ariko ntabwo wabijyana kuri ibyo tubona uyu munsi. Ibi rero bifite uburyo bihombye igihugu mu rwego rw'imivurire, imbaraga z'igihugu, no gutuma urubyiruko rugenda ruba faible, weak, nakwita mu mvugo z'amahanga ruba useless, rutabasha no kwimenya n'icyerekezo ruganamo. Kuko ntabwo wanywa bino bintu ngo nurangize utekereze ko umuntu azicara agatekereza neza agafata imyanzuro ikwiriye ubuzima bwe. Ariko ibikorwa nk'ibi bibangamira abacuruzi b'inyangamugayo. Bo bakora bubahiriza amategeko, bakunguka biciye mu kuri, ahubwo abandi bagashaka kuzuza isoko n'ibi bintu bipfuye bya make mu by'ukuri bitakurikije standard zemewe. Bamwe muri abangaba ngira ngo bagenzi banjye ntibabivuzeho, ni ikibazo cyo gikurikirana na bagenzi bacu mu bugenzacyaha, bafite ISO certificate. Ibi arayifite ayomekaho, wayisanga mu iduka ukavuga ati Rwanda Standard Bureau yarabyemeje. Ariko wakurikirana ugasanga ntabwo Rwanda Standard Bureau itanga ISO certificate ku Rwanda rutazwi cyangwa ku kinyobwa kitujuje ubuziranenge. Oya, bivuze ko harimo ni bimwe mu byaha Dr. Thierry yavuze. Ariko reka ngaruke ku kibazo cya ethanol. Ethanol ni harya bagita ikinyabutabire. Ni ikinyabutabire cyaka, ni inflammable. Sinzi mu Kinyarwanda uko babyita, ariko mu Cyongereza bagita inflammable. Uyu reka muvuge mazina, Pierre Nizeyuhoraho
ibi bintu yarabibitse ahantu muri karitsiye mu miturire iwe mu rugo mu bibido binini. Kandi bimwe mu bisabwa uzanye ibicuruzwa nk'ibi ni uko ufite warehouse yitaruye abantu batari, kugira ngo nihaba ibyago by'umuriro hatabaho kwangirika, kubura ubuzima cyangwa gukomereka kw'abantu. Icyo ni kimwe. Mbabare gato. Yego, ugasanga umuntu yirengagije ibyo asabwa, abitwaye ahantu atangira kugurisha mu bucupa bw'amazi y'Inyange, mu tubido duto duto, kuri ba bandi batabyemerewe kubikoresha. Ugasanga arabiha undi ushaka gushyira muri za nzoga z'inkorano, akamenamo etanol, noneho yamara kwimenamo ikitwa ya mazina yavuze. Sinzi niba mu byumva. Umuntu yarizewe, ahabwa ibyangombwa, ahabwa amabwiriza y'uburyo etanol igomba gukoreshwa, yarangiza akayicuruza amagendo binyuranye n'icyemezo afite. Etanol nigize umusemburo mwinshi w'izi nzoga zose twashyira muri groupe y'ibyuma. Sinshaka kuvuga amazina yazo, ariko zirahari nyinshi, zimwe murazibona hari. Aha rero uyu munsi turavuga ji ya Salama, hashobora kuba hari izindi ji nyinshi mu gihugu. Ibi ni bimwe muri bike biratwereka ko hari ibindi byinshi mu gihugu bihari hirya no hino. Dufite Sky Brewery bamusobanuye. Sky Breweries, uwe ntiwamenya ngo acuruza iki. Icupa rya Heineken ashyiramo, irya ashyiramo, ku buryo iyo apakiye, iyo usoma icupa iriya package iriya label, ntumenya ngo harya uruganda we amacupa we aratoramo. Ayatakaye ku muhanda, yavuye muri Tanzania, yavuye mu bihugu by'abaturanyi Buganda hose baraza, nawe mwabonye aho yinyuguriza kunyuguza, arangiza agashyiramo agapfundikira kuza, akagenda akicara neza. Ku mugoroba gasohoka akicara muri sari we, karyoha, abanyarwanda bariho bashira wa. Hari ibyago byinshi rero, ibyago by'ubuzima, nimvuga ubuzima bw'uburwayi, ibyago bya public disorder, kubangamira umutuzo, umudendezo w'abanyarwanda biciye mu myitwarire y'abantu babanywa bino binyobwa, ibisembuye n'ibidasembuye. Ariko icyo nshaka kubabwira ni uko ibi ngibi bitugaragariza ko ari biki. Ibyo mubona aha ngaha twabuze uko biterura ngo tubizane, dufata bikeya gusa ngo mubirebe, kuko ntitwabona uko tubizana, ni byinshi. Ariko ntibivuze ko nta bindi biri hirya no hino mu gihugu uyu munsi tuvugana bariho bakora. Abo nabo turakomeza n'ibyo dukora kandi tuzatubagezaho. Reka nihute ntanga ubutumwa kugira ngo tubashe kuganira. Muntu wese ugurisha umutobe wa Salama, aho uri hose muri iki gihugu cy'u Rwanda, aka kanya tuvugana, fata umene, niba waranyoye n'ibishoboka ujye kwa muganga urebe ko uhagaze. Muntu wese ucuruza ibinyobwa byose byakozwe na Sky Breweries, aka kanya tuvugana, bisohore ubimene. Uwo tubisanga na bicuruza nyuma y'iyi nama tugiranye, nawe arabafatanya cyaha. Ibi ntabwo ari bike. Ntabwo kuba twafasha abanga bicuruza bimugira umwere, kuba twabafashe inganda zigafungwa, ibintu bigafatwa, bivuze ko nibiri mu isoko aka kanya ntibyemewe. Ubuzima n'umutekano bireba buri umwe wese. Ibi ndabigarukaho kugira ngo twumve ko buri umwe wese, umuyobozi aho ari hose, ari uw'inzego z'ibanze, ari urwego rw'umutekano, ubugenzacyaha, itangazamakuru, abo muri regulation n'ahandi hose, tugomba gufatikanyiza hamwe kurinda ubuzima, imibereho y'abanyarwanda. Ntabwo tuzavuga imibereho myiza tubivuge hirya no hino, ariko mu by'ukuri mu makaritsiye duturukamo, aho dutuye, dufite nk'ibyo tubona imageragere. Hariya ni ku Karubanda, ibyatsi byarumye, haranuka, hari insoresore zisimbura nabo zica inyuma, ariko nta muntu n'umwe uyu munsi ufashe bari baturage ukabahagarika ntawavuga ngo ntarabibona ko barikuye.
ntabwo bavuga ko atarabibona. Kandi buri uko bugorobye bavuga ati polisi hano hari insoresore ziba zasinze zitera hejuru, kuko iyo basohotsemo hariya bajya hanze hariya bakasohofata ibyo byuma, byamara kubageramo urabyumva nawe bikurikira. Nibaza ko hari ikintu kigomba kumvikana ko ntabwo umutekano ari ubu ngubu mu muhanda tubona usanzwe guhagarara ngaha, no, umutekano uhera mu buzima bwacu bwa buri munsi, kandi uhera kuri twebwe. Umuntu wa mbere ugomba kwireba nitwe. Uyu munsi hari ibyo batavuze, hari ama Coca-Cola, hari Mirinda, hari ibinyobwa byinshi byafashwe byarabaye expired, amatariki yabyo yo kuribwa yararenze. Ese ni bangahe iyo binjiye muri supermarket, muri boutique cyangwa ahandi yaguze ikintu yibuka kureba ku matariki? Ni bangahe biri ku mashelves birimo? Ni bangahe babyibuka? None se buribaza ko muzizana ngo polisi yinjiye muri supermarket bikuremo? Iyo tuvuga ngo buri wese agomba kuba ijisho rya mugenzi we, ariko reka ubanze we n'ijisho ryawe ubwawe ku giti cyawe, ubanze wihereho, kuko kugira ngo nkurindire umutekano nuko maza nkarinda uwanjye, nawe kugira ngo ubire ijisho rya mugenzi wawe nuko ubanza kubiryawe ubwawe. Ni mwibaze rero ibi ngibi ndabakangura, kuko uwo muco ntituwugira rwose. Ni gake cyane abantu bibuka kugenda akagura ikintu akareba ku matariki. Ibyo nabyo birahari, wenda byo ntibyaje ahangaha, ariko byinshi twagiye tubifata. Amanido, abakigura nido, ziriya nido mubona inyinshi turazifite. Hari abo twafashe muri operation ntibyaje ahangaha, bo bayikura mu mufuka bakayishyira muri kiriya gikopo bagapfundikira bagatwara. Nabyo birahari. Nido birakorwa n'umuntu we arabisobanukiwe. Iyo agiye gushaka umuntu, ashaka umuntu utabizi, ku buryo yamubwiye ati ndaguha 10,000, nta kindi abaza, amukora icyo yifuza. Ibi binyibutsa kera tubereka abantu babaga inka zinjurana, abantu bakoreshaga, yazaga Nyabugogo akareba umwana wihitira ati ngwe nta kazi ushaka, kamujyana. Aba bantu bose rero ni bamwe, imitekerereze yabo ni imwe, kandi imitekerereze yabo ni imwe. Nta wabihakana ko ibyo akora atabizi, kuko babihisha ku kigero cyo hejuru, bakagerageza uko bashobora gashaka abantu badasobanukiwe ku buryo amakuru azasohoka. Bivuze ko mu bugenzacyaha barabizi harimo premeditation, abitekerezaho, akabihishira, akabigenderamo, akabyungukiramo, ubuzima bugakomeza. Rero reka nsorezaho, ariko reka mbereka akantu kamwe muri rwa ruganda ntikabashe kugaragara muri video, ukuntu tukihagera banze gufungura. Urumva bageze hera ku ruganda hahandi imbere heza, bavuze ko nta handi tukabwira, ariko nyamara inyuma harimo uruganda rundi rutari urumutwereka. Noneho bibaye ngombwa ko bamwe mu bapolisi bacu bari bwurire abari mu ruganda, bamwe murareba ukuntu basohotse biruka. Gashyira hari ongera ucane hano. Urwa inyuma ubone wa mujyana. Mas um isso. Não. Murakoze, reka nsigaye utanga umwanya w'ibibazo, ariko ni ibintu ngira ngo bagezeho. Murakoze.